imikino 9 ni rekord mushyizeho. Ntabwo ari byatari ni bisanzwe nta gashya kari wowe reka nifashe microphone wavuze ngo nkunda hip hop wavuze ngo nkunda hip hop cyane duheranga ndavuga ngo hari umuraperi wavuze ngo target hiye sniper ku gisenge cy'igorofa ngarukanye je gutwika mandi zu urofa ariko ibyo bintu bya reskiri byari bitaraza abaho target nk'izo sniper targeting hiye sniper nje gusana uzwi indirimbo za kera nazibageze je gutwika mandi z'uburofa imyuka n'uburakari birenze byatari njenje nakubirwa n'inka padiri kuri aritari ijambo narifashe nubwo ntigeze ndisaba ingabo ntidusaba nigatwe turakaba ugize bavuga kubwiye nuko arimo ako kantu kavuga ngo ingabo ntidusaba nigatwe turakaba ingabo ntidusaba tuza dukaba tuza dufata bivuze ngo tugerekeze kuri situation irimo mwarakaje byararangiye mu ndirimbo ya kera 2009 yitwa abo turi bo ya Riderman ariko ni kera kabisa naravyibagiwe ibyo buhanze bamugane ariko nakwambaye microphone kandi yamutagaza yitwa bimeze bitese ega na amahoro utangiye kuririmba ngo amazi hanyuma wari utangiye kuza monye uri kumwe na president ariko akanumbishemo ukimara kuva kwa president bati amazi arashyushye amazi bwo ako kantu nje ntabwo nzinda kwihakaye ariko amazi arashyushye we ahita ndekeraho wakomeje amazi arashyushye ngiye gushakisha ubugari hano hepfo yego birakomeye cyane hanyuma tunatangira amagari ikaduhera aho ngaho imikino 9 ku ikipe ya Rayon Sports yikurikiranye itsinda hajemo akantu gato ko gutsindwa igitego ariko imikino 9 ubundi mwarushije ikindi ari ma equipe ntago ari igitangaza ndagira ngo abaheyo mane kubera ko bari igihe kiri tudatsindwa igitego abantu babifashe nkaho gutsindwa igitego ari icyaha ubundi wasira no kuno kuvuga ngo Kadima agiye kumikiruhuka oya bibaho mu mupira bibaho twakiriye n'ikipe nziza ya Muhazi Football Club Muhazi United mwabonye uburyo byari binagoye muri physionomie y'umukino muri rusange muri tactique uko twari duhagaze ahanini ntekereza ko harimo no gutekereza ngo mu minsi 2 iri imbere turaba turi muri stade Amahoro turaba turi gukina n'ikipe ya APR Football Club ibyo byose ndabitekereza ariko navuga ni twakinye umukino mwiza tubonye amanota 3 nicyo cy'ingenzi turacyakomeza kongera intervale turacyarimo gukomeza kongera umwanya 20 nangahera wacyayibuka zuko ngubu oya twararekeye kubara twararekeye tuzongera kubara nyuma ya match yo ku cyumweru na match yo ku gatandatu nibwo tuzongera kubara mu nyuma ya match yo ku gatandatu saa 12 za nimugoroba kubera iye mpamvu Bese turabaraye contre Muhazi contre Sinzi Etenseri Sinzi Bugesera Sinzi aya makipe birangira babavandimwe bahano bavuze ngo yego mwatsinze amakipe yoroshye nk'amakipe amatsinda oya amakipe adashoboye uko babivuga twabashyize ku ruhande ubu tugiye gufacinga icyo bita Derby of Thousand Hills iyo niyo gahunda twafashe ni kuri wa gatandatu sangahe saa 12 za nimugoroba ariko turakomereza aho ngaho abantu bamagira babona imituko isohoka kuri graphic ngo sold out bakabishinya bavuga ati se ubu byabishoboka ko Rayon Sports yabivuga ngo amatike yaguzwe amatike agihari kandi dukora icyo kintu icyo ngicyo cy'ubwacyo ntabwo gishoboka ahantu hose ubona avuzwe ko haguzwe byarangiye haguzwe icyo gihuwa cyavuye cyo kuvuga ngo ni ukuvuga ngo abantu bataragura amatike akakanya tuvugana baragura muri etage hejuru amatike ya 3 niyo sigaye niyo make kandi nabwo nurangara ejo mu masambiri aragushirana birabyaranye ubwo haryo ubundi ubwo muzaprodinga ryari ubwo mukanya reka nikoreshereze ngo mukanya birabyaranye so tugiye guselinga out stade Amahoro bwa mbere mu mateka y'u Rwanda haburi iminsi 2 ariko nitwe tunabishoboye si gitangaza urakoze cyane